inyito amazina mvamahanga aya kinyarwanda yari yabashiranye? Murakoze cyane. Icyambere no bushakashatsi nakoze, ngambirira kuganira n'abagize uruhare muri jenoside bemera ko bayikoze, babyicuza, babisabira imbabazi. Urwo rugendo rero rwagiye ruvamo ibintu byinshi byo nabashije kwandika n'ibyo nzandika mu gihe kizaza. Ariko jenoside ubundi ni icyaha gikorerwa itsinda ry'abantu, ubwoko bw'abantu. Ntabwo twari tukimenyereye kuko nubwo twagize ingorane zikomeye kikaba, ariko mu byaha byari bizwi mu Rwanda bifite amazina y'ikinyarwanda ntabwo jenoside yari irimo. Nuvuga ngo n'uyikora ntiyari arimo. Ibyo byose rero byazanywe no gutegura no gukora jenoside, nabisanganye abo twaganiriye. Umuntu akakubwira ngo twagiye muri mitingi, twagiye mu nama mbi ariyo yiswe mitingi, twakoze jenoside, tuba abajenosideri. Noneho uko muganira ugasanga hari ibintu byinjiye muri rwa rurimi rwacu, muri wa muco wacu. Iyo mitingi abanyarwanda bamenyereye inama, ariko akubwira ati yo tukubwiye mitingi wa mwana we tuba tuvuze inama mbi, inama igambana. Noneho aho kugira ngo igitabo nyite inama igambana, nkumva nyine nkise Mitingi Jenosideri. Nuvuga ngo ni inama mbisha, ni inama igamije gutsemba abantu bahuje ubwoko, bafite icyo bahuriyeho. Naho ngaho nateruruye kuko abayikoze n'ubundi bitwa abajenosideri, kandi wajya ugiye gukora ubushakashatsi wasanga nta mujenosideri utaragiye muri mitingi. Abenshi bagiye bagira aho bahurira ngo bajye umugambi mubisha w'icyo bazakora ejo cyangwa bazakora mu gihe kizaza, kuko jenoside yarateguwe. Turi kumwe n'urubyiruko rwitabiriye iki kiganiro, tubahaye ikaze. Twari duhereye ku kubanza kumva imvo n'imvano y'inyito y'igitabo, turi bubaho umwanya mugira icyo mubaza umwanditsi, kuko ni igitabo nk'uko mubyumvise gikubiyemo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko akaba yaranditse abajije abakoze icyo cyaha bacyemera, bagihaniwe. Mu gitabo cyanyu rero hari aho mugira muti nabasabye ko bakwiye kujya baganiriza abana babakomokaho bakababwiza ukuri ku byo bakoze. Nabisomye mu gitabo, ndashaka kubaza niba ibyo bintu barabibemereye ko bazabikora, kuganiriza abana. Ese ni gute babibaganiriza bitabaye kuba bibamo ingengabitekerezo ya jenoside? Murakoze cyane. Ubundi ntekereza kwandika igitabo, natekereza kwandika igice kimwe kirimo ubuhamya bigoye kumva no gusoma, ariko buvuga amateka neza kuko buvugwa n'abayagizemo uruhare. Noneho nkagira n'ikindi gice cya kabiri kigaragaza imyitwarire, imibereho y'abana bakomoka ku bakoze jenoside. Rero impamvu nasabye ababyeyi kuganiriza abana cyane, nagize ingorane ko abana nagiye menya ko babyarwa n'abo twaganiriye. Abenshi banze ko tuganira bigamije kubandikaho. Mpita mbona ko hariho gukomereka, kutiyakira, ipfunwe bikibasaba abana, cyane ko hari ibyo ababyeyi bemeraga ko bakoze, ugasanga umwana baracyarwana no kwemera ko se yabikoze, kandi uwo nanditse mu gitabo yariyemereye uruhare rwe muri jenoside. Nasanze rero abana, kuko gereza abagifunze barasurwa, iyo basuwe n'abana babo baganira ibindi. Ntabwo bari bageraho umubyeyi avuga ngo mwana wanjye nagize ingorane, navutse se hari politike mbi, narezwe nabi se, narayobye se. Yubake, nabaye mubi, yubake icyo yaganira n'umwana agamije kumubwira ngo uramenye utazamera nkanjye. Ntabwo nahakana ko hari abatabikora, ariko nkurikije ingorane nagize zo kutarangiza igitabo cyanjye uko nagitangiye, ni ikigaragaza ko jenoside ni icyaha kiremereye, ariko intambwe ababyeyi bateye banganiriza nk'umwana w'umwanditsi, utari umwana babyara mu buryo bw'amaraso, ariko babona nk'umwana wabo kuko ungana n'ababo, uko banganirije ntabwo byoroshye ko ariko baganiriza abo babyara bagamije kubaha umurongo w'ahazaza ejo, kuko niko politike yacu imeze. Politike
y'ubumwe bw'abanyarwanda, politike y'inkotanyi yasanze igihugu cyagiye ku manga, abantu bageze aho ubona ko bitakoroha ko bongera kubana, ariko iravuga ngo aya mateka y'ibyabaye ni amateka, tugiye gutangira urugendo rushya rw'ubuzima buzima. Icyo gice cy'ubuzima buzima tugikeneyemo uruhare rw'abagize jenoside, cyane cyane mu kubwira abana babo uruhare rwabo, bemereye umwanditsi, banemera mu buhamya, bemeye muri gacaca, bakongera bakagaragariza abana babo ko babyicuza kandi ko bakwiye kubahanura nyine kutazaba nkabo. Nicyo nabasabiraga kugira ngo baganirize abana babo, umwana atazasoma ibintu mu gitabo ariko isi atigeze amwemerera cyangwa nyina atigeze amwemerera, bikazagaragara nk'aho umwanditsi yahimbiye abo bantu, kubera ko ibyo umwanditsi yanditse yemerewe, ababyeyi atari byo babwira abana. Ubundi inkuru ikwiye kuba ari imwe, kuko icyaha cyabaye ni jenoside yakorewe abatutsi, abakigizemo uruhare nibo twaganiriye, ntabwo rero haba inkuru yindi itandukanye n'ibyo twaganiriye. Kandi njyabo nanditseho nabemera urwo ruhare, ariko n'abana nabajije ni ababo bemera uruhare, ariko byagoye kwemera ko bashobora kugaragara mu gitabo bahuriyemo na ba se na ba nyina. Hari icyo muvuze muti bamwe usanga bashobora kubyemerera umwanditsi, kubyemerera undi muntu bati bitwara bikoze, ariko batashobora kurebana n'abana babo mu maso ngo bavuge bati nibyo koko narabikoze. Ikigoyemo ni ikihe? Kuko atari njye wakoze jenoside ngo numve uko biremereye, ubwo ndamera nk'ubatekerereza. Uzarebe mu muryango w'abantu, cyane cyane abanyarwanda, hari igihe ababyeyi baba baganira, umubyeyi ufite ikosa yakoze akaganira n'uwo banganya imyaka, amubwira ati ariko rwose uzambemo nahemutse gutya, ariko yabona nk'umwana waje agahina ijwi cyane nk'ushaka kongorera, kugira ngo izo ntege nke, iyo migirire ye idahwitse imenywe n'uwo bangana, imenye n'uwo yashatse kuyibwira, ariko ntiyumvwe n'uwo abyara. Ibyo ni ibintu bimeze nk'aho biri muri kamere muntu. Ariko nanone iyo ndebye imbabazi abagize jenoside, abakoze jenoside bagiriwe, ubutabera bwunga bwabaye aha, ubaye ari wo musanzu baha abana babo, bawuhereye igihugu mu bana wabo, ntibakwiye kubimana. Ko ni nko kuvuga ngo abandi bubatse igihugu kuri 999, zanaho rimwe ryawe ryo kurera abana bawe neza, kugira ngo bakomeze kubana n'abaturanyi, n'imirimo bafite mu gihugu, igihugu babyariramo bagomeze kukisanzuramo, ubakureho icyo kikote cy'ipfunwe. Kuko buri umwana uhakanirwa na se ngo bino bintu mfungiye ndarengana, umwana ujya gusura nyina akamubwira ati nubwo maze imyaka 20 barambeshyeye ndarengana, yikoreye undi mutwaro utandukanye n'uwo mwana uvuga ngo ibyo data afungiye nibyo yarabyemeye, nanjye yabinsabiye imbabazi, yambwiye ko yahemutse, kandi yambwiye ko ngomba kubana n'abantu. Niyo atakubwira ngo ubane n'abantu, uzi ukuri kw'ibyabaye, guhitamo byaba byoroshye. Kuko ibyo twiga uyu munsi mu mashuri, mu nsengero, kuri televiziyo, nta hantu wahera uvuga ngo ugiye kuba mubi ngo nuko iwanyu babaye babi, ahubwo wavuga uti ubwo data yahemutse, ubwo mama yahemutse, reka nubake ikiragano, generasiyo inkomokaho izayigera kuri nge ikumvira humurijwe, wenda yajya kwa data igasanga hariyo amateka mabi, ariko niheranwe nayo ngayo, kuko nanjye naremye ubuzima bushya. Muvuze ngo arabyemera, nanjye yabinsabiye imbabazi, ari nk'uruhande rw'umwana ugiye kuvuga ubuhamya bw'ababyeyi be. Ese hari iyo devoir, hari uwo mukoro twagiye twumva bazisaba ubuyobozi, bakazisaba umuryango w'abanyarwanda, ariko sinigeze numva bavuga ngo n'abana nabyaye mbasabye imbabazi. Ni umukoro nawo ubundi wafashe iki? Kirahari kinini cyane. Ni ukuvuga ngo umwana abaye aretse kureba iby'igihugu akareba iby'umuryango, umugabo ufite umaze imyaka 30 afunze kubera uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi, akwiye guha abana igisobanuro, kuko abo bana baravutse ngo barere, abigishe, ababera umubyeyi uri mu rugo. Impamvu ituma atari mu rugo akwiye kwisobanura, akwiye kubabwira ngo impamvu ntarindaha. Ubwo rero yamanutse akagaragara nk'umwicanyi, noneho bigiye kuba ibindi. Ni umwana uzitwa umwana w'umwicanyi. Kubihindura usibye umuryango w'abanyarwanda ugira neza, ubundi iyo uri umwana w'umusirikare, bavuga ni umwana w'umusirikare, ni umwana w'umupilote, ni umwana w'intwari,
Abanyarwanda rero baragerageza ntibavuge ngo uriya mwana n'umwana w'ikigwari, ariko barabitekereza, bashobora no kubikubwira. Kuko niba bahamagaye abantu ku munsi w'intwari ngo bagororerwe, so abana bafite ababyeyi bafunze bakaza mu bareba uko abantu bagororerwa, hari icyo baba batekereza. Bati iyo data aza kuba muzima, nanjye nakabaye hari ishema nkuye ku murenge, nakabaye hari ijambo, hari intebe nahawe kubera ibikorwa bya data. Rero kuba tutabiganira ntibivuze ko atari mu mukoro. Nge ntekereza ko gusaba imbabazi kwiza ubundi no guhera kubo wahemukiye. Ariko hari abo wahemukiye mu buryo nakita ko butaziguye, hari abo wahemukiye mu buryo bwo kubabuza uburenganzira bwabo bwo kurerwa nk'ababyeyi bafite umubyeyi. Icyo gihe rero urababwira uti izi mbaraga ntabahaye mubimbabarire. Ariko no kuba narabateye ikimwaro nkabakorera umuzigo, buriya abana b'abajenosideri bavutse ku babyeyi batahisemo bagasanga bagomye, akubwiye ngo ngenda nemye nk'umwana w'intwari, ubwo yaba yarakoze urugendo rwo kwibohora, ariko si ukugenda yemye kubera ko anejejwe n'ibyo se yakoze. Ahubwo abenshi tuganira cyangwa twaganiriye barakubwira ngo ibi bintu bituma nanga kuvuga ko mfite data, bituma nanga kuvuga ko mfite mama, kuko bameze nk'abashatse gusiba inzira. Biranezeza kutabatekereza nk'abahari kurusha kubatekereza nk'abari, kuko bimbera umutwaro. Urumva rero aho ngaho haracyari umurimo. Uwo mwana akeneye kubohorwa cyane cyane n'ijambo rya se. Kandi noneho bivuze iyo utabasha kubwira umwana, uba uri kumushyira mu kibazo gituma avuga ngo ariko data yararenganye, data arazira ubusa. Nuvuga ngo kuganira n'abana birimo no kubasaba imbabazi z'uko wahemutse utagahemutse, birimo na kwa kuri kuzuye ko kuvuga ngo iki gihugu kiri kubakwa mu buryo twumva harimo n'ubwitange bukomeye. Niba mbona uburenganzira bungana n'ubw'abandi, ntabazwa ibya data. Hari ibintu ejo bundi nabonye mu nzira y'ubwiru, ntabwo nari nzi ko Abanyarwanda, urabona muri Bibiliya mu isezerano rya kera harimo wabindusha, harimo aho banditse ngo Imana ivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi ngere ku buvivi, ngo bigere ku buvivi. Umukuru w'u Rwanda akimara kubohora u Rwanda aravuga ati oya, muhane abakoze jenoside, abo bana babo mubame igihugu kibigishe, tubahe imirimo, kurane n'abandi, turubaka igihugu kitarimo kuvuga ngo nzagutunga urutoki yaruntunze. Hari ibyo nabonye rero iki gihugu kitari cyagira ubukoroni bukomeye. Harabonye umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yahuye n'abatware babiri. Abo batware babiri yahuye n'abana b'abatware babiri. Abwira umwana umwe ati sha wowe uruwande nduwa runaka, wowe uruwande nduwa runaka, ati wowe ndakunyaze kubera ijambo so yavuze, ati wowe ndakugabiye kubera ijambo so yavuze. Bishatse kuvuga ngo usibye umutwaro uza agaciteka, ubundi iyo tutagira ubuyobozi bwiza, nagomba guhura n'abantu Nyamasheke bakavuga ati ariko wowe uvi nimwe nta karimara, ni data wacu, turakunyaze rero kubera ibintu so wanyu yakoze. Kandi koko nkumva ko icyo banyagiye bafite ukuri, kubera ko hari ibyo data wacu yakoze atakaba yakora. Kimwe nuko hari ababwira bati iso ni ya ntwari yakijije abantu, turakugabiye sha kubera ibintu ubutwari so yagize. No kuvuga rero urugendo rurimo kuba iki gihugu cyarahaye uburenganzira abana abavutse nyuma ya jenoside, abari bato batagiye muri jenoside. Inkotanyi zabohora u Rwanda zikavuga ngo mwabana mwe, iki gihugu ni icyanyu, mujye mu murongo wo kucyubaka. Byananira gute umubyeyi kubwiza umwana ukuri wifitiye amahirwe yo kuba mu gihugu atikoreye umutwaro, we akamukoreza umutwaro gusa wo kutamubwira ukuri no kumubeshya kugira ngo azajye ahora avuga ngo nubwo nahawe byose ariko data ntabo tabera yabonye. Kandi se ari we munyacyaha ubwo utaravuze ukuri. Ntekereza ko harimo umukoro, abantu barimo gukura, barimo gusaza, hari n'abatakiriho, ariko uwagerageza kugira icyo akora muri uru rugendo rwo kwiyubaka yavuga ukuri kuzuye, harimo no kubwira abana be, noneho tugakomeza kubana hatarimo akantu na gato. Yego, dufite abitabiriye iki kiganiro bifuza kugira ibyo bagusobanuza nk'umwanditsi wacyo w'iki gitabo Mitingi Jenosideri, twabaha umwanya niba hari biteguye kugira icyo bamubaza. Yego, baguhe mikrofone. Murakoze. Nitwa Ganza Mutsinzi, niga muri Universite y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge.
nyakubahwa minisita ndabanza kubashimira buriya abantu benshi bagira amatsiko ariko murava ntago ari uwari wese urimo ukora icyo gitabo nibajije nti ese barimo baguha ubuhamya wumvaga umeze ute ikindi kibazo ese bo baguha ubuhamya wabonaga bameze bate bari bafite ibihe byiyumviro cyane barore ngira ngo mu biganiro tujya tugira hari igihe tumera nkaho nabo turi kumwe tungana nabo twagenze urugendo rumwe unyemereye nabwira uru rubyiruko kuko ndabaruta jenoside yabaye mfite imyaka 10 bamwe mwari mutarabaho ibyo nabazaga aba bantu bakoze jenoside nari narabibonye ndi umwana muto ndi mu bitaro by'Ikibogora ntabyumva umwana w'imyaka 10 kumva ngo impamvu yicwa impamvu bishe mwarimu we impamvu bari kwica abana bangana nawe cyangwa ruta ntabwo ari ikintu kiba cyumvikana ibyo nababazaga rero nari narabibonye ntabwo ari kuvuga ngo nabyumvise ndi mu mahanga cyangwa nari ntaravuka ikindi nishyiraga mu mwanya w'umwana wabo kubera abo tugira icyo dupfana bagize uruhare muri jenoside ubwo iyo bigeze kuri jenoside uwakoze jenoside afitanye isano y'icyaha n'umubyeyi utari kure yanjye iyo umuntu ari so wanjye aba ari so ngaho hamaga urwinjiriro ariko nabwo ntibyahereye ku gitabo nkora filime ya Long Coat nagiye kwerekana mu magereza niho naganirije abantu nkabereka ko bikwiye ko ibyo bemeye muri gacaca ibyo bazi bakoze uruhare dukwiye kubyandika ubwo hari muri 2009 bishyira 2010 urumva ko nagiye kwandika igitabo hashize imyaka 8-7 mpuye n'abo bantu nkabaza ese ninza kuganira namwe muzanyemerera bamwe bati tuzemera rwari urutonde rw'abantu bagera kuri 300 ariko uwanyemereye ko tuzaganira akavuga kuri twerekana filime najyaga kwandika igitabo ngasanga inkuru yarahindutse hari n'uwo twaganiraga ejo nasubiraho tugiye mu gukomeza inkuru akambwira ati ariko nabitekereje nsanga bino bintu twabyihorera ko icyaha cya jenoside ni icyaha kiremereye ku buryo kugira ngo umuntu akwemerere kugeza aho gusinyenga bino bintu ngo bwegendo bitangaze rwari urugendo rurerure ariko nanone nubwo jenoside nayibonye mbabwira ngo yakozwe ndeba iyo twibuka ngira ngo abavutse mwibuka ibyo mwabwiwe n'ibyo mubona mu mashusho n'ibyo musoma ubwo abantu bibuka bitandukanye twibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko ibiza mu maso yacu no mu mitwe yacu biratandukanye uwari wihishe mu gihuru ukansweho n'abantu uwirukanse ku bantu uwabonye abantu birukankaho uwari umwana atumva ibyo ari byo ibyo yibuka rero inkuru zo muri jenoside ntabwo zisa ibyabereye Kibungo byari jenoside ariko usanga ubuzima abanyakibungo bari barimo butandukanye wenda n'abari bari inyamasheke uwirukanse mu bitaro n'uwirukanse mu Masaka bavuga inkuru ibabaje ariko kumva ni nk'ikintu gishya uri kumva kiri muri ya box ya jenoside icyambayeho rero gikomeye cyane byaragoranaga kurangiza ikiganiro kuko umuntu akubwira ibintu yakoze ukumva arabivuga nk'ibintu bisanzwe we wabyumva ubana n'abarokotse jenoside uza abantu batarashyingura ababo ukabihuza n'ibintu byinshi cyane uri kumva inkuru y'umuntu noneho bikarangira ugize za emotion umubwiye uti buretse tuzakomeze ejo kubera ko kuganira ku ruhare umuntu yagize muri jenoside ntabwo ari uruhare yagize mu mushinga runaka wakunze cyangwa wananiranye ni uruhare yagize mu gutsemba abantu mu kwica abantu ntabwo ari ikiganiro cyoroha hari n'abo twaganiraga nabo bakagira imbamutima ukabona arasandaye ararize none ukibaza burya n'umujenosideri ararira ariko mu gihe cy'amahoro mu gihe kitari guhamagarira abantu kugira nabi burya umuntu wese agira gutekereza umuntu agira gutekereza noneho yareba ibyo yakoze ari umuntu w'umugabo yakibuka abana yishe yakibuka abagore yishe ukabona arasandaye ubwo mukaba mugize kuba muretse ikiganiro ejo mugakomeza no kuvuga ngo cyari ikiganiro kirimo imbamutima amarira ku mpande zombi kandi noneho iyo ukora ikiganiro nk'icyo uba ufite abafata amashusho abafotora abandika hari n'abana twagendanaga b'abarescape
yakumva umwana wacitse ku icumu, yakumva umuntu turi kuganira ari gupfundikiranya, ari kubicurika, agahita aba nk'umucamanza, agahita avuga ngo uyu muntu ari kutubeshya tumwihorere. Noneho yaba ari no kuvuga ukuri, nabo kwandika bikabananira, ukabona afashwe n'ikiniga. Nuvuga ngo turi mu gihugu cyabayemo ibintu biremereye cyane ku buryo kubiganiraho. Muvandimwe Barore, ubu n'aba bana bavutse jenoside yabaye ari impinja, abandi bakavuka nyuma, ubu nabo bararemererwa kuko ibyo tuvuga twabonye bashaka kugerageza kubibona imbere yabo hakamera nk'aho ari ikintu cy'umukara. Ibyo rero nabyo biravuna. Uzarebe nk'abakristo bari kumva umubabaro wa Yezu, ukuntu bamubambye, bamukubise. Iyo uri umukristo cyane ushaka kumva umeze nk'uwakabaye wari uhari, wenda ko wari no kumutabara. Ubu rero abana b'Abanyarwanda nabo bazajya bagira izi ngorane, ariko ni amateka yacu. Twagize ingorane, tugira igihugu kirimo abantu bayobora nabi, bayobora abaturage nabi, abaturage nabo bayoborwa nabi, baremera, tugeza ahantu tutakabaye tugera. Kubona ubundi Abanyarwanda bavuka ku ntwari zifite intekerezo, turi kuganira, ujya kwandika igitabo ukandika ku bagizi ba nabi, ni amateka mabi, ariko tugomba kwandika kugira ngo n'ejo haje imyaka 200 tudahari, imyaka 100 tudahari, hatazagira wongera gukora nk'ibyakozwe, kuko nta nubwo biganiraho ngo bize ngo bikunde. Muravuze ngo turagiye kwakira undi, muravuze ngo bwari ubuhamya bugoye kubwumva, ari inkuru umwe ashobora kuvuga bisanzwe, ariko ari inkuru idasanzwe. Kansome imwe mu mirongo y'uwamuhaye ubuhamya ku rupapuro rwa 247. Yaravuze ngo kuri iyo tariki haje igitero tujyamo twese, tujyana n'abasirikare bakarasa, abaturage bagatangatanga. Jewe uruhare rwanjye ni kuri 12 Mata ntangira kwica abatutsi. Hari aho nasanze umusaza n'umwana ndabica, sinari imbazi. Turakomeza turataha. Umunsi ukurikiyeho nsubira kwica abatutsi. Nahuye n'umusaza ntiyancitse, naramwishe, sinari nzi amazina ye. Bari abantu bo hakurya y'iwacu. Umunsi wa gatatu dushaka umugabo witwa Kanonko, ariko tugwa ku bana be, nica abana be, avugamo n'izina Nyiramutuku, undi simwibuka, bombi bari abakobwa. Tubataho turagenda. Bukeye twagiye mu gitero mu nzu yahiye, umupolisi akarasa, bamwe bagasohoka. Jye nahisha abana 2 bo mu muryango w'umugabo, amuvuga amazina. Ibyo birangirira aho ngaho. Arakomeza. Nibyo mwari muvuze muti ni inkuru ibabaje, ariko rimwe na rimwe yakubwiraga bisanzwe. Ngira ngo nicyo yari yabajije ku bazasoma iki gitabo, ni bene ubwo buhamya burimo, mutaza kugira ngo ni ubuhamya bw'ibindi. Ni umuntu wivuga ngo jewe nagize gutya, ngira gutya. Harimo byinshi. Twakwakira ikindi kibazo. Yego. Murakoze. Amazina ni Mutangane Ivan, abanturuka muri Ahuka, Université y'Abadive Masoro. Nari mfite ikibazo ku bijyanye n'u Rwanda twifuza, ndetse nk'urubyiruko muri rusange. Hasabwa iki kugira ngo izo generasiyo ebyiri, yaba abavutse ku barokotse cyangwa se abavutse ku bishe, ese twebwe umukoro wacu nk'urubyiruko tuzabihuriza hamwe, ko wenda aho duhuriza no kubaka igihugu muri rusange, ariko mu gihe cyo kwibuka nk'insanganyamatsiko turi kuganiraho tuzahuriza kugira ngo ryapfunwe bamwe bafite, ndetse n'abandi bafite amateka mabi ku kindi cyiciro, tuzabihuriza hehe kugira ngo hantu twarebaga hari igihu hatambuka umucyo, tubane neza, ndetse n'abazadukomokaho bazagira inzira nzima bazacamo, hatazongera kuzamo uyu ndamushinja iki, kuko ni ibintu bihererekanya kuri generasiyo zikomeza. Murakoze. Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza. Mu by'ukuri urugamba rwo kubohora u Rwanda mutabayeho, tutabayeho, abari muri iki kiganiro, ariko rudufiteho ingaruka nziza yo kugira imibereho myiza nk'abari mu gihugu kizima, rwatewe inkunga no gutekereza bishingiye ku bunyarwanda. Buriya abarwaniye kubohora u Rwanda bashakaga u Rwanda, bashakaga igihugu cyabo nk'uburenganzira, ariko banashakaga igihugu kirimo amahoro, abantu bafite uburenganzira bungana muri icyo gihugu. Icyo barwaniraga rero nicyo abantu bakwiye kugomeza kubanamo.
barwaniye igihugu cya twese, barwanira uburenganzira bwa buri muntu, barwanira ko abari mu iki gihugu bazabaho nta wikanga undi. Nubwo batengushywe na jenoside, nyuma y'imyaka 4 barwana akaba jenoside ikaza noneho nk'ikintu gikomeye, bakomeje cya kintu kuvuga ngo ntimwihorere. Umukuru w'u Rwanda abuza abasirikare kwihorera, bafite imbunda, bafite ababyeyi babo bari kwicwa, bafite abavandimwe babo bari kwicwa, bati ugira nabi arababaye intera hamwe nk'abandi, arabagiye kuba umugizi wa nabi. Abibutsa ko niyo bamwe baba bavuka mu majyepfo abandi mu majyaruguru, icyo bahuje ari u Rwanda. Nubwo jenoside iri gukorerwa abatutsi, ikorwa n'abahutu, ariko bose ari abanyarwanda. Kugaruka ku bunyarwanda ni ikiganiro gikomeye, ni ikiganiro gikuru, ariko niho twabonera icyatuma tubana koko. Kuko ntabwo tuzajya kugereranya ibikomere by'umwana wavutse akagira amahirwe akabyarwa n'uwacitse ku icumu, ariko atagira aho azamujyana, atagira uwo azamwereka, uwo mwana arakomeretse. Kuko ari ikintu amateka yamubujije atazigera abona. Ntazigera amenya nyirasenge, ntazigera amenya nyirarume. Ntabwo ushobora kumva ubwo buremere bw'icyo gikomere, kuko uwo wacitse ku icumu yapfushije abo bavindimwe, ariko nibura arabazi, yigeze ababona. Ariko uwo mwana ubana n'abandi bamubwira ba nyirarume, ba nyirasenge, azahorana igikomere cy'uko atazi uko basa, ntazi naho yabakura. Ariko uyu ufite umubyeyi wakoze jenoside ntiyamutumye, nta shema bimuteye, atewe ipfunwe nabyo. Nuvuga ngo aba bana bombi barakomeretse, kandi ntabwo turi mu rugamba rwo kugereranya ibikomere. Ahubwo twese duhamagariwe kuvuga ngo hari uwadutekereje witwa umuyobozi mwiza, hari uwadutekereje witwa inkotanyi zunamuye u Rwanda zikaruvana ku manga, kandi zigahita zitangaza ko zibohoye u Rwanda rw'abanyarwanda, zitabohoye u Rwanda rw'abatutsi, zitabohoye u Rwanda rw'abahutu, zikanarenga ibyo abahutu n'abatutsi, zikavuga ngo twebwe tuzi ko hejuru y'ayo moko y'ibyiswa moko, hejuru y'ibyo byiciro byaje kuba moko, igikomeye ni ubunyarwanda. Reka bari cyo dufata, ibindi biba amateka. Aho ngaho rero nituhumva tukahaganirira, bizajya bituma nzi neza abana bacitse ku icumu bagenda mu nzira yo gukira ibikomere, bahura n'abana bafite base bafunze, akamubwira ngo komera sha, iso yarahemutse ariko ngwino twubaka u Rwanda. Kubera ko yakoze urugendo rwo kumva ko agomba gukira ibikomere nk'uwacitse ku icumu, akagira ahantu afite imbaraga, akavuga ngo ndabizi neza umutwaro wikoreye, ariko wigomeza kwikorera umutwaro wa so, reka twikorere umutwaro wo kubaka u Rwanda. Ni urugendo ariko rushoboka. Ibyo abayobozi birengagije bashobora gukora bikaba bibi, none u Rwanda rukaba, nibyo byari bikomeye. Icyo rero bakomeye u Rwanda niwo murage twaganira, noneho n'umurage w'inkotanyi witwa ubudaheranwa. Ugahura n'umwana wamenya amateka ko mudahuje ibyabaye mu mateka yo kwa basokuru banyu, ariko dufite umushinga wo kubaka u Rwanda, dufite ibyo twaganira, ari byo twakorana, noneho tuzagira ishema ryo kuvuga ngo abanyarwanda barenze ibikomeye, none bari kubaka u Rwanda. Kandi niho turi, niho ababyeyi banyu bababyariye. Byari bigoye cyane ko umubyeyi wawe n'umubyeyi wanjye bagomeza kuturera muri iki gihugu, batareba na yingwe, batarwana, bakagerageza niba bafite n'icyo bapfa bakakiganira tutumva, banakiganira twumva, bakavuga ngo ibyo si umushinga wanyu. Ababyeyi uko bimeze kose, iyo shingiro ryo kuba turiho uyu munsi, ntekereza ko tutazanasubira inyuma. Kuko barore aba bana babyumve, uwaterwa n'umwuka wo kugira nabi ntabwo yaba ari umwuka w'intwari zatabaye u Rwanda, ntabwo waba ari umwuka w'uwacitse ku icumu utakiriho wanze kwihorera, waba utewe n'umwuka wa jenosideri wo gutwara ubuzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo iteka umwana wavutse ku mujenosideri, umwana wavutse ku wacitse ku icumu, akwiye kujya yibaza ngo uyu mwuka umbwira kugira nabi ntabwo ari umwuka w'imfura, ntabwo ari umwuka w'intwari, ni umwuka w'umugizi wa nabi. Uwagize nabi rero ntitukamutera inkunga, ahubwo tujye duhora dushaka icyatuma tugira neza, kugira ngo uwo nguwo agomeze atsindwe, biba amateka ababaje, ariko twubake igihugu kiduhesheje ishema, kizatuma nidusaza, muracyari bato, nimusaza abana bazajya babaza bati mwabigenje muti, wowe ko wagiye kwa sogokuruza wawe ugasanga ntibariho, uwo mujinya n'ako gahinda wabirenze ute kugira ngo ube umugabo wubaka inganda, ube umugabo, ube umuyobozi ukabishobora, ube umugabo wigisha abantu, uvura abantu. Mureke twubake ubuzima buzaduha ijambo aho rizaba rikenewe. Katwakira undi. Yego, hariya si ngombwa ko uhaguruka, ushatse watanga ikibazo cyawe wicaye.
Murakoze, nitwa Ntirenganya Sylvestre, ndi umunyeshuri muri kaminuza yigenga ya Kigali IRK. Nkaba nshimira kuri iki gitabo koko kitwigisha amateka yacu kandi kizanafasha mu komora ibikomere yaba kubakorewe jenoside ndetse no kubakomoka ku bayikoze. Iyo numvise igitekerezo nk'iki benyibutse ikibazo umwana wanjye yambajije afite imyaka 3. Yarambajije ngo papa, we kuri papa wawe wari hehe? Ndamubwira ngo yarapfuye. Arambaza ngo gupfa ni iki? Ibyo nabuze igisubizo, mutuma ikintu kugira ngo yibagirwe. Ariko nanjye binyibutsa ko mfite mu myaka 6 nabajije papa ngo papa wawe hehe? Ambwira ko bamwishe muri 1962. Iyo rero numvise ibintu nk'ibi ngibi bitanumva ko bigenda biruhererekana, uko biburuhererekane ku bakorewe jenoside nako biburuhererekane no kubayikoze. Kuko ntabwo umwana bimushimisha nawe kubwira ise ngo kubwira umwana we ngo data impamvu utamubona nuko afunze yarakoze jenoside. Aha rero bigatuma nibaza ngo cyangwa se nkabaza umwanditsi ngo niki uriya mwana azakorera se kugira ngo abashe nawe abashe gushyira agaragara, cyangwa se niki uriya mubyeyi yakorerwa kugira ngo avemo cyangwa se ashiremo ipfunwe abashe kuba umunyakuri imbere y'umwana we, aho kugira ngo ahore yihagaze kuko birambebara nko kwihagararaho, kuko umutima w'umukomanga yihagarara kuvuga ngo umwana wanjye atazanyita ikigwari. Niki cyakorwa kugira ngo jenoside, kuko abantu bahuriza ibitekerezo. Mbona umwanya kankireho kuko buriya nabajije ariko byibuze n'igitekerezo. Mbona habaye umwanya wo kuvuga ngo umujenosideri byibuza mu gihe cyo gusurwa, kuko buriya njya nsura abantu kuri gereza iminota 5 ya visite bahabwa, ntabwo yaba ari yo kumuganiza ngo amuhe n'igitekerezo cyangwa se amuhe n'amakuru yo ku kibazo cyagenze. Ariko mbona habayeho mobilisation z'abana bamara kuganirizwa no kumva ibitekerezo byabo, bagahabwa n'igihe gihagije cyo kuganira n'ababyeyi babo, byibuze icyo gihe kikajya kigenwa bishobora kugira ngo ukuri kugaragare. Kuko nge uwo mwana wanjye akibimbaza nyuma yakomeje kunkurikirana akajya yumva ngo ngiye gukora isuku ku rwibutso. Buri gihe akumva ngo ku wa 6 wa nyuma w'ukwezi njya gukora isuku ku rwibutso rwa Mvuzo. Aza kunkurikira arambwira ngo nzajya nza kugufasha, bivuze ngo hari amakuru yari yakuye ahandi. Ngezi ndamubwira nta kibazo tugende. Tugezeyo ndamubwira papa rero nanjye ashyinguye hano. Ariko icyantangaje nuko buri wa 6 wa nyuma w'ukwezi niwe umbyutsa ngo ngwino tuyo gukora isuku aho papa wawe ari. Ndetse ubu ngubu asiga afite n'agatsinda k'abandi bana nababwira ngo muze tujyane gukora isuku aho papa wa papa ashyinguye. Birashoboka ko rero na hariya umwana umubyeyi azabwira ukuri, ashobora no kuzegera undi nawe ku ruhande akamubwira ati ariko nawe ya papa wawe ugasaba umwanya wo kuganira nawe igihe runaka, ashobora kukubwira ukuri, kuko buriya ukuri kurekanwa nk'uko n'ikinyoma gihererekanywa. Ndumva rero wenda amateka yacu asa nagoye baga nyakubahwa honorable Bamporiki mubwira kamuture muri guverinoma y'u Rwanda ishwe kugeza muri kaminuza kandi gishwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo abantu bayafate neza, kuko buri hari n'ikuntu tuyiga anyuze mu zindi ndimi bigatuma tutabona n'umwimerere wayo nyirizina kubera yuko atandukanye n'ayahandi. Nibyo rero rwose sinzi umusanzu mwatanga kugira ngo ba bantu bashe gushyikirana nyirizina banabashe kubwirana ukuri. Murakoze. Ikibazo ni wagize neza ku gitekerezo utanze, ngira ngo abantu
tuzabiganira n'abashinzwe amagereza ku buryo niba dukoze ibiganiro nk'ibi umwana ushaka kuganira na se mu buryo burambuye abisabye bizajya bihuzwa n'ibi biganiro tuba twagize, kuko tuganira kuri televiziyo y'igihugu kugira ngo ufite ingorane agire icyo yungukira mu kiganiro. Ikibazo wabajije mbona igisubizo kiri ku rubyiruko cyane, kiri ku bana bavutse ku bajenosideri cyane kurusha no kuba ababyeyi babo bababwiza ukuri. Hari abatazavuga ukuri, hari abapfuye, hari n'abavuga ukuri bake. Impamvu vanga igisubizo kiri ku rubyiruko, jenoside yarabaye, ntabwo tujya impaka ngo ese yarabaye cyangwa ntiyabaye. Jenoside yarabaye ihitana miliyoni y'abatutsi, ikorwa n'abantu benshi cyane. Dukurikije imibare y'agacaca wasangaga imibare ni minini cyane ku buryo abayigizemo uruhare, yaba abishe, abatunze urutoki, abavumbuye, uruhare rwose rwo muri jenoside. Jenoside yagizwemo uruhare n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo hari abantu tujya tuganira bakambwira batari ko niba hafunze ibihumbi 100 by'abantu bakoze jenoside, ubwo habuzemo abantu 5 baba barengana, umuntu akakubaza gutyo. Noneho nkavuga ngo ariko wowe wategura jenoside ihitana abantu miliyoni, ukumva ko itazagira ingaruka zishobora gutuma hari n'uwarengana? Sinzi icyo mvuga nawe muri kucyumva. Ni ukuvuga ngo urubyiruko nitugera hano tuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi twara miliyoni, abantu bamwe barafungwa abandi barabura bajya mu mashyamba. Niba abantu barashinje umubyeyi wanjye bakamushinja umwe mu bantu 1000 kubera ko bamwanga bakamubeshyera, njyewe nta nubwo natinda kujya cyo kumubeshyera, nabishyira mu ngaruka za jenoside. Iyo jenoside itaba nuwo kumubeshyera ntiyari kubona icyo ashingiraho amubeshyera. Igihugu cyabayemo ingorane zigera kuri jenoside, haramutse habonetse umuntu uvuga ngo njyewe ngo mfunzwe imyaka 5 ndengana ndi umwana, nakubwira ngo umva ibintu byabaye mu gihe cyanyu, urwangano mwagize, uburere bubi mwabayemo, iyi jenoside yabaye ugasanga niba uvuga ngo wararenganye wenda iso wanyu cyangwa mama wawe ntiyanayishe na babiri, izi ngorane zagomba kugira ingaruka. Abana b'urubyiruko nitugira imyumvire imeze gutyo ivuga ngo twavukiye mu ngaruka za jenoside, twabaye mu ngaruka za jenoside, bizatuma icyo ababyeyi batazatubwira, ukuri batazaduha, tuzaba dufite ahantu duhagaze. Ko nk'ubu ngenda kubwira niba ari ingaruka za jenoside zagomba kuba zaratekerejwe n'abateguye jenoside, bikamutera ubwoba bwo kudakora jenoside. Kuko kwica abantu bangana kuriya, kugambirira kwica abantu, bigira ingaruka zishobora gutuma nawe babigwamo. Ntabwo bigeze batekereza ngo ariko wamaze gutwara abantu muri jenoside, ubwo wamaze kubashyira mu buzima bubi bw'igihe kirekire. Iyo hataza politike nziza ivuga ngo muhana umunyacyaha, utari umunyacyaha agumana uburenganzira bwe, tuba turi kuganira ibindi. Ariko dushingiye kuri ayo mahirwe urubyiruko rwahawe ku ikubitiro, ntekereza ko ibiganiro ukuri tutazabona tuzatuberekera mu ngaruka za jenoside, tugomeze kubyaza umusaruro amahirwe dufite, twubake ikiragano gishya. Ibindi wavuze byo gukorera ubuvugizi nibyo. Ikindi nemera mpereye ku mwana wawe wari ufite imyaka 3, hari ibintu umwana utamubwira bitewe n'imyaka afite, ariko hari n'ukuri utakifuza ko avana ahandi bitewe n'igikomere bizamuha. Ubwo rero abarera, yaba abafite base bafunze cyangwa abasekuru bafunze n'abafite ababyeyi bishwe muri jenoside, twe kujya tureba ubumenyi bw'umwana no kumenya icyo wamuganiriza. Twarihanganiye umubabaro w'ingaruka za jenoside, ni ikimenyetso cy'uko n'abana bacu tuzabarerera muri uko kwihanganira ibyo batubaza batabona, kuko buryo iyo wihanganye cyane umwana yihanganishaho. Ariko iyo umwana abonye utariho, akabona urahondobera, akabona amateka ababaje yaguciye umugongo, ashaka kugira icyo yagufasha nawe agacikiramo umugongo. Ibyacu rero ni ukwikomeza, ntabwo dushobora gusubiza ibihe inyuma. Kuko hari n'umwana wigeze kumbwira ngo banza nanabyanditse cyane abiganiriyeho, umwana akambwira ati ngiye mu bintu bimbabaza ni ukuba ntaravutse imbere ya data. Urimo ntibaza ngo yaravutse imbere ya se, ni ikibazo ubundi kimeze nkaho ari icy'ubusazi. Ariko no kureba ibyo yase yakoze, akavuga ati ngewe yaba ari nge wamubyaye siko sinari kumurera mwuzavamwo uwo yavuyemo. Jenoside rero ituma abantu bibaza ibintu badafite n'ibisubizo. Ariko n'aya mahirwe dufite yo kuba mu gihugu kizima, mureke tubibyaze umusaruro, noneho tuzagaragaza isura amahanga atakadutekerereje, nabo tuzabyara bazajya bavuga bati wa
ahangaha mwabanye n'intwari koko, mwahabaye intwari, mwitwaye neza, twubaka umuryango w'abanyarwanda, isano y'ubunyarwanda itubere ipfundo rya byose. Twakira undi muhine rwose, nimufata umwanya munini abandi ntibavuga. Murakoze. Nitwa Munyentwari Balthazar. Ngire nshingiye kuri iki gitabo nagira ngo nshimire honorable. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe nge narangije kwiga, ndi mu buzima busanzwe, ndi umucuruzi mu buryo buciriritse. Hari aho mu ngingo avuga ko yaganiriye n'abana bakomoka ku bakoze jenoside, ariko hakabaho ipfunwe, bivuze ngo no mu buzima busanzwe bafite icyo kibazo. N'abafite imiryango yakorewe jenoside bangana nabo bafite ikibazo cyabo nabo cyihariye. Nkabihuza n'ibijya biza kuri social media, ugasanga barimo baravuga ngo u Rwanda ruri mu bihugu 5 abaturage barwo batishimye. Rero nk'ubwenge cyangwa nk'incabwenge, iyo wize burya hari ukuntu ufata ibintu ukumva n'ubundi se ku isi turi mu bihugu bingahe byakozwemo jenoside? Muri kucyumva? Niba turi muri ibyo bihugu bikeya byakozwemo jenoside, tunabyemere ko twaba turi mu bihugu bifite abaturage batishimye bitewe n'amateka. Bagenzi banjye bagiye bagaragaza ko generasiyo uko ziza zisanga amateka yatubayeho, nta nubwo tuzayahunga, ahubwo nk'urubyiruko cyangwa se abo tunganya imyaka, abo umwanditsi yagiye akomozaho atugira inama, twakagize isanduku tubikamo ibintu, tukavuga ngo iki kintu kije gisa gutya, uko bisa kose hari ahantu twagiteguriye kigomba kujya, kuko intano yacu hari ibyo turi kubaka, hari n'ibyo dushaka kugeraho, ariko amateka yo ntabwo twayihunza, ahubwo ibi ngibi ubwo bije birebana n'aya mateka, reka tubishyiraho. Naho nashaka kugira ngo nunganire bagenzi banjye. Ikindi mbaza honorable, hari igihe ngiye ku giti cyanjye nshobora gukenera kumuganiriza nk'umwanditsi, ariko kandi ni n'umuyobozi ukomeye. Ese ni ibintu bikunda? Murakoze akidusobanurireho. Umuntu akeneye nko kumusanga muvugisha, ni umunyabwenge cyane, umuntu yamuvomaho. Murakoze abitubwire. Yego, reka twakira undi. Ni ibitekerezo yaratanze. Yego. Murakoze. Nitwa Nizeyimana Abdul Nuru, naturutse mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC. Nyakubahwa Minisita, mbere na mbere ndagushimira ko ugerageza kubaka igihugu kandi ugakoma ku mateka akomeye u Rwanda rwacu rwaciyemo. Ugerageza kurasa kuri buri kimwe, ugasobanurira cyane cyane izi generasiyo zacu, kandi biratwubaka cyane. Watubwiye yuko wagerageje kuganira n'abantu babagororwa bari muri za gereza. Bimpa kwibaza, ese haba hari ubuhamya baguhaye ugatinya kubwandika? Ikindi, ese haba hari ubwo baguhaye ukumva ari bushya ugereranyije n'amakuru yari asanzwe azwi kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Murakoze. Ni ikibazo cyiza. Hari ibyo naganiriye n'abakoze jenoside sinabyandika, kuko nakoraga ikiganiro mu buryo buri ku karubanda, aho ngiye nk'umwanditsi mfite abamfasha kwandika n'abafata amashusho nk'uko nabibabwiye, ariko nakumva ubuhamya bw'umuntu burimo kujijinganya nkamugenera ikiganiro cya twenyine. Ikiganiro cya twenyine rero noneho naramubwiraga nkavana, ngewe umfate, niba ufite umwana w'imyaka 32, umfate nk'umwana wawe tuganire. Ndaguha urugero rw'umuntu wari ufite ubuhamya akavuga ibyo yabonye ariko watishyiramo, agaragaza ko arengana. Noneho tuganiriye nsanga yakoze jenoside, afata abagore ku ngufu, noneho kuko mu kumurega bamureze gufata ku ngufu, ariko
biranagorana kubivuga. Noneho we ambwira ko yafashe abagore ku ngufu, ariko uwagiye kumurega yari yarandujwe sida n'interahamwe, ariko we uwo ngo twavuganaga atarwaye sida. Kuba njye nta sida ndwaye bituma nyine ngomeza guhakana uruhare rwanjye muri iki cyaha, kuko iyo nyigira mba narayimuteye. Ariko urumva njye twaganiraga njye nawe anyemerera ko yakoze icyo cyaha. Urumva rero ibyo ntibyandikika, ntacyo bimaza. Ubwo icya mbere ubuhamya yamaga ntabwo bwari bwo. Icya kabiri niyo buza kuba ari bwo akagira ibyo yemera, ntabwo yari clean, kuko yari akiri kurwana no kuvuga ngo umuntu nafashe ku ngufu sinjye wamwanduje, ndaburana nk'utaramufashe ku ngufu kuko njyewe ntafite sida. Nk'ibyo ntabwo byandikikaga. Ibintu bishyashya nabonye wenda nk'umuntu wabonye jenoside wumvaga ubuhamya, ntabwo nari nzi uruhare rw'abagore muri jenoside ku rwego nk'urwo nabibonye nganira nabo. Numvaga abagore baravugije induru wenda bakatunga urutoki, ariko kubona abagore, noneho hari naho nasanze abagore b'ishyari, niba muzi abakeba barongowe n'umugabo umwe, nta kindi kintu mu buzima bigeze bakorana, nta mushinga bigeze bakorana, ariko jenoside itangiye bajya inama y'uburyo bazajya kwica abatutsi bari baturanye. Turumva jenoside ni mbi kugeraho ibiri mu abantu baba barateguwe bafite urwango ku buryo abantu badashobora gukorana umushinga kubera ishyari bahuje ryo gushaka umugabo umwe, bashobora kwemeza ngo tujye kwica runaka bakabikora. So nk'umwanditsi ni ibintu bitanyoroheye, ariko nanditse, ariko ntarinzi ko byigeze biba. So icyo uwakubanjirije yavuze, ariko reka ngira ngo nawe wabajije ibyo inama z'umuntu yandika, niba namugira inama cyangwa niba namu. Mu by'ukuri mu gihe nkiri muri ministeri, ni ministeri ifasha abanditsi biciye mu nteko y'umuco, cyane cyane gukosora inkuru zabo, gufasha ibintu bya proofreading, kureba ireme ry'ibyo wandika, hanyuma no kugira inama ya za mezo d'edition ushobora kujyamo kugira ngo igitabo kirangire. Nk'umwanditsi ufite inshingano, hari igihe bigorana cyane ko umuntu wese namufasha, ariko nanjye hari inkuru ndeba nkabona tutatandukana natanzeho umusanzu. Ibyo ni ubuzima bw'abanditsi. Kiriya cy'abantu bavuga ko u Rwanda rufite abaturage batishimye, buri igihugu cyose biterwa n'igihe wagisuriye. Ugiye gusura abanyamerika ku gihe barasiye ya nzu yabo ya New York, nta byishimo wabasangana kuko uwo munsi nta kibanejeje bafite. Uje gusura abanyarwanda mu minsi 100 yo kwibuka, uzadusangana ubugiri, udusangane kwihagararaho, udusangane kutavogerwa, ariko imitima ibibabaye, yaba umunyarwanda icyo yaba yarakoze cyose cyangwa yarabonye cyose cyangwa yarakorewe cyose. Abanyarwanda ubundi barishimye, ariko biterwa n'umunsi waje kubarebaho. Amateka yacu hari iminsi tugeramo ikatugora ko n'ibyishimo, niba ari nicyo wacuruje wungutse, ukumva nturi kwibuka ko wanungutse kubera amateka nyine yacu. Ariko ngewe bari abantu bakora kuvuga ngo abantu ntibishimye, nta n'abakabaye bishimye nkatwe, ukurikije aho politike mbi yari tugejeje, ugakurikiza naho tugeze uyu munsi. Dushatse twirirwa turirimba no mu nzira tunabyina. N'umunyarwanda waburaye ariko afite umutekano, abazi ngo ejo sinzaburara. Rero ibyo abakora ziriya buriya bushakashatsi ni uburenganzira bwabo, ariko ngira ngo buri gihugu ugiye kugikoramo ubushakashatsi byaterwa n'umunsi wagezeyo n'ingorane z'amateka yabo, nk'uko mwabivuze. Hanyuma hari umukobwa wari ufite mikrofone hariya, namwe twabanza tukabakira kabaza ikibazo. Murakoze, nitwa Ikaze Shimo Faustin, ndi umugide ariko nkaba nkorana n'umuryango w'abagide mu Rwanda. Ngewe jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabaye ntaravuka, ariko nagize amahirwe yo kurira mu gihugu cyiza no kugira umuco wo gusoma mbasha kumenya amateka. Ariko ntago twakirengagiza ko turi mu gihugu kiri mu iterambere, hari n'ibindi tujya tubona bimeze nk'imbogamizi. Ikibazo cyanjye rero kiragira kiti, haracyagaragara imvugo nyinshi z'urwango, amacakubiri ndetse n'izikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nk'urubyiruko nabyita ko hari nk'ahantu duhurira tumenyera amakuru ku mbuga nkoranyambaga. Ese Bwana Honorable, mwadufasha kubona umuti umuti waba ari uwuhe? Ko aho dukura amakuru hari
nk'urubyiruko twajonjora dute amakuru tuvana ku mbuga nkoranyambaga ko natwe dushaka kugira uruhare mu kubaka igihugu. Murakoze cyane. Ngira ngo ni ikibazo cyiza no kugisubiza ntibisaba gutinda. Buriya u Rwanda igihugu cyacu tuzi ko dukunda, tuzi ko cyababariyemo ababyeyi bacu, tuzi ko cyababaje cyaguyemo imbaga y'abanyarwanda turi kuganira muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubundi ni igihugu dufite ku mutima uko twaba twaragitamitswe kose. Kugikinisha, tubona umunyamahanga agikinisha tukabona ibitotsi tugasinzira, cyaba ari igitutsi. Naho ngaho dukwiye kuba turi. Ukwiye kwibaza ngo ababyeyi banje, intwari zacu zatabarutse kera n'abatabarutse vuba, iyo babonye iki gihugu gitukwa naho cyari kigejejwe inkotanyi zagikuye, tugaceceka, batuvugaho iki? Naho ibyo wavuga buriya ntabwo twabibura, kuko iyo umuntu avuze ikintu kitari cyo ku Rwanda, niyo wavuga ngo urabeshya, ibyo uvuga si byo, ntabwo ukeneye kuzana ibiri byo. Nuvuga ngo urabeshya, ufite ibiri byo araza kubizana mu kanya ashimangire ko wamubwiye ko abeshya. Ariko hari ibintu bimeze nk'aho twamaze igihe twumva ko niba abantu babeshya twebwe kuri turakuzi twikomereze. Ariko ababeshyi iyo bamaze kuba benshi biharira urubuga ukagira ngo nibo banyakuri. Umukuru w'u Rwanda mu nama y'umuryango FPR Inkotanyi, mu nama nkuru, yaratubajije ngo ese niba abavuga ubusa bavuga, abafite icyo muvuga mubuzwa n'iki? Buriya rero umutongero w'umukuru tujye tuwubaha nk'abakiri bato, ducukumbure. Wenda na mbere yuko usubiza Twitter uhamagare Barore, uhamagare Bamporiki, uhamagare runaka, ubabaza utari ko uyu muntu wabajije ibi bintu igisubizo kiri cyo twamuha n'ikihe. Nkubwire ni muri iki gitabo twavanamo igisubizo. Ariko rero no mu ruhererekane nyemvugo rw'ibyo tuganira dore igisubizo. Ariko hari ibintu ubona dutambukaho gusa kubera ko tuvuga ngo runaka araza kubisubiza cyangwa nitutanabisubiza nta gipfa. Ariko mureke nibijya bigera ku Rwanda, u Rwanda rwose ujye urubona nk'umutungo wawe wowe wenyine, ubone nk'ugiye kuvogerwa, ntutekereze ko hari undi uri bubikore, uhita uhaguruka. Niduhagurukira rimwe turi benshi nuko tungana muri iki kiganiro, uwo twahagurukira tumubuza kuvogera u Rwanda, niyo yaba ari umunyarwanda watannye byamugarura mu nzira, yaba ari umunyamahanga akaruvaho kuko n'ubundi nta mugabane rufiteho, ntabwo ari gakondo yabo. Iki cyo kwimana u Rwanda rwacu mu gihe abantu bagiye kurutaramana tukarutarama, mureke tubigira umukoro. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bibabaje, ariko ntabwo tuzabihoramo. Kandi tuzajya tugera igihe iyo tugize ikitubabaza nk'abanyarwanda tugomba kukibamo, kuko ntabwo kiba kinejeje. Ariko no mu gihe cy'umubabaro umunyarwanda agomba gukora icyo agomba gukora, ntihakagire umuntu twunama hejuru kandi inkotanyi zaratwunamuye. Mwakoze. Reka mwe mukuri iki kiganiro turacyari kumwe na Honorable Edourd Bamporiki, umunyamabanga wa leta, ku gitabo yanditse Mitingi Jenosideri. Tugiye kugana ku musozo, ariko mbere yuko twakira ibibazo nka 2 cyangwa 3 yabitabiriye iki kiganiro, Honorable, muri iki gitabo cyanyu hari aho ubwanyu mwavuze ijambo nshaka gusoma hanyuma kabasaba kurisobanuraho. Mwaravuze ngo iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye ntiyomore ibikomere by'abakomerekeje, gukomera kwe kongera ibikomere. Iyi nteruro ubanza ari mwe mwenyine muyumva nk'abayanditse? Nibwiraga ko yumvikana, Biragoye. ariko reka ngende buhoro kurusha uko wagenze usoma. Yego. Iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye, ubwo ibyo biri mu ndagiye. Iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye, ukiraho urugero ni nk'uruhe? Urugero ni ugufata umwana w'umujenosideri, umwana w'umuntu wangije iki gihugu mu buryo bwa politiki, uyu munsi abarinda abantu, akora ubucuruzi bwe, akaba yiga ntawe umuhagaze hejuru, akaba ari mu mwanya w'akazi, ibyo akora yikorera cyangwa akorera leta akaba ntawe umubuza kubikora. Uwo muntu arakomeye mu buryo bw'umubiri, afite ubuzima buzima, arindiwe umutekano, ashobora kuba anakomeye no mu buryo bufatika bw'ibyo atunze. Iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye ntiyomore ibikomere by'abakomerekejwe na se wari ukomeye. Nubwo uwo muntu twavuze akomeye, akomereye mu gihugu
kirimo abanyabikomere kandi byatewe na se wari ukomeye. Ise yari akomeye ati ntawe agiye muri jenoside arwaye. Jenoside yakozwe imbaraga, jenoside yakozwe n'abanyamafaranga, jenoside yakozwe n'abanyapolitike, jenoside yakozwe n'abasirikari. Uwagiye gukora jenoside wese yari akomeye. Iyo ukomoka kwa komerekeje abantu akomeye ntiyomora ibikomere by'abakomerekejwe na se wari ukomeye. Maze gusobanura uko gukomera kwe kongera ibikomere. Ni ukuvuga ngo uko kubaho kwe, kubaho neza kwe, kubona umuntu uri aho ngaho ufite byose ariko udashobora gukemura ikibazo gihari, gisaba ibiganiro, gisaba umutima muzima, gisaba kubanira abandi, ni hahandi umuntu areba akavuga ngo ariko si uyu nguyu we yasigaye amaziki ko yahawe byose akimana igitoya. Gusobanura gusa ko ibyo so yakoze utabishyigikiye, kujya mu bandi ukavuga ngo mbabajwe n'ibyo data yakoze ariko njyewe sinajya mu nzira ye. Hari igihe twajya tuganira mbere yo kwandika iki gitabo, nk'umukecuru akakubwira ati wa mwana we iwanyu simpazi, njya numva ngo ni Nyamasheke, ariko iyo tuganira mbona njye mfite icyizere cy'uko abahutu batazongera kwica abatutsi. Ati kandi n'abatutsi nabo bagaragaje ko batazica abahutu kuva banga kwihorera. Ati ariko iyo mbonye twana tundi dufite base twirwa ducecetse tutazi ibyo dutekereza ngira impungenge. Izo mpungenge se kuki utazimara abantu? Kuko guceceka nabyo ntacyo bimaze. Ukwiye kuvuga uti ibyo bintu data yakoze ni urubanza rwe, ariko nanjye mu rugendo rwanjye mfite umuhigo wanjye wo kuzaba muzima, wo kuzakora ibizima. Uyu munsi ndakomeye, mpawe byose, nihaye byose, ndagerageza, niba nta n'akazi mfite ndagashaka, mfite aho ngashakira, ndahari. Imbaraga mfite ni nk'iz'abajenosideri bari bafite batarakora jenoside. Bari abantu badafite icyaha, bakoze jenoside zibikwa mu magereza, izindi zirukanka mu mashyamba. Ariko ngizo mbaraga ndahari ngo nzikoreshe igihugu, mu gukorera igihugu, kandi nzikoreshe no mumara n'ibikomere. Komora ibikomere ntabwo ari umurimo w'ubukoroni. Komora ibikomere ntabwo ari impano tuzahabwa n'abaterankunga. Komorana ibikomere ni umurimo abanyarwanda bakoze bakuru tuzakomeza no gukora, kugira ngo mu gihe kizaza, ntabwo nzi niba ari mu myaka 5 cyangwa 10 n'imyaka iri kutugendana, tuzabe dufite inkuru, abana noneho bafite inkuru imwe. Uganira n'umwana avuga u Rwanda ukumva ntuzi niba ari umwana ufite sekuru umujenosideri cyangwa sekuru wacitse ku icumu, kuko icyo gihe bazaba bavuga u Rwanda rumwe nk'abana bavukiye mu gihugu kibaho uburenganzira bumwe, banose ibere rimwe rya ideoloji nzima, intekerezo nzima, aribyo bitari bihari mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Munyemerere twakire babandi batatu, katwakire uyu mukobwa, ariko ndabona ibibazo byari bigihari. Yego, ufite mikrofone. Murakoze. Muhine, ntabwo ari umwanya wo gutanga ubuhamya. Ubaze ikibazo kugira ngo n'abagenzi babibaze. Tubakirire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kayiranga Patrice, nkaba naturutse muri JRG. Nk'uko bivuze, buri muntu wese afite ibintu byinshi ku mateka, tuvuze ntitwasoza, ariko mu magambo makeya icyo navuga cya mbere nashima Honorable Bamporiki, nkurikiye ibiganiro bye byinshi, nicyo yatanze ejo bundi haba itorero rya AEG narindiyo, ariko muri make byinshi ugezeho mu buryo bwo kubaka u Rwanda dushingiye ku mateka turabigushimira cyane. Hari ikibazo rero ni nka 2 nari mfite. Icya mbere, usura bariya bakoze jenoside mu magereza bari, ntihari abafite nk'ikintu kibaziritse muri bo mu mutwe cy'uburyo ibyo bakoze bitabavamo. Nk'uko wenda hari umuntu unywa nk'ibiyobyabwenge ati yabaye imbata n'ibiyobyabwenge bikamunanira kumuvamo. Ese muri bariya ntiharimo abamaze kuba imbata y'ibyo bakoze ku buryo inyigisho zose bafata cyangwa bahabwa zitagira icyo zibakoraho? Kuko nshingiye hari bamwe basohoka imyaka babakatiye ikarangira akaza hariya, ariko tugeze nko mu kwa 4 mu gihe cyo kwibuka ugasanga hari insina hegitari runaka, hari inka umuntu yatemye. Wakurura neza amateka y'uwo muntu ugasanga koko numwe wafashe imyaka 20 yakatiwe ayirangije. Ese
inyigisho yaba yarahawe hariya muri gereza ntizihagije. Ese abo bantu nimba bakiri muri gereza kandi ejo n'ejo bundi imyaka yabo izarangira, ntibazaza kwica u Rwanda twebwe dufite aho tugeze? Kuko ntekereza ko naza azareba convention, azareba ibikorwa remezo bimaze kubaka, abone biramurenze, ariko aracyafite ka gahugu ariho muri gereza afite. Ese niki we, ni nk'iki nka leta we itekereza? Wenda tugende ku gitabo wakoze, wowe ni nk'iki ubona nka bariya bantu babaye imbata y'amateka y'ibyo bakoze? N'icyo tubona cyangwa wowe ubona twakora kugira ngo naza agire ishusho y'abanyarwanda nk'abandi? Murakoze. Ihereza mikrofone undi. Ukiyimuha ngira ngo ibyo uvuga nibyo, abinangiye barahari, kandi si uko batize, si uko batigishijwe na televiziyo n'ikiganiro baragikurikiye, ariko imbaraga twe twubaka nk'urubyiruko ni urukuta ruzatuma n'uwashaka kuguma bitamukundira. Kuko uwatemye insina, uwatemye inka, burya hari nubwo atabonwa n'uwacitse ku icumu cyangwa uwo batemeye inka, akabonwa n'umwana w'uwo, akabona n'uwo bafitanye isano. It's unfortunate, ntabwo bivugitse kubona umuntu agororwa igihe kingana gutya agasubira mu bibi. Ariko hari abinangiye, ibiganiro biratangwa, niba nasohoka hariho ibiganiro byo kuvuga ngo nibajya baba benshi tujye tubegereza ahantu hamwe bahabwa ibiganiro. Ariko kwinangira ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo imbaraga twe twubaka nizo zizababera urukuta rw'uko ntaho bamenera, cyane ko atazatuma umwana we ngo agende, atazamutuma atazantuma ngo nze nkugirira nabi ngo mwemerere. Izo mbaraga twubaka zizatuma bibabera urukuta. Ipfunwe ryabo, hari abazapfanira iryo pfunwe nuko kwinangira. Ari ibintu udashobora guhindura nyine iyo byafashe igihe kirekire, ariko amahirwe nuko hari abahindutse, kandi n'abana babo abenshi bakaba bari mu murongo wo kubaka. Ubwo uwo mukoro turawuhuje no gukomeza kujya tuganira tuvuga tuti tutirara nka ibintu byarangiye, ahubwo tugomeze turi maso n'iwacu mu nzu. Yego, iyo mikrofone bazi ikibazo nurangiza uyihe uyu mukobwa yasabye ijambo kare. Yego, wowe w'imbere. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Twizere Elam, mpagararira abanyeshuri kuri kaminuza y'Abadventiste AUKA. Mu by'ukuri ndashima cyane, ikiganiro ni cyiza. Ngira ngo twigeze kuganirizwa ku bijyanye n'umukorongiro w'icyerekezo cyiza u Rwanda twifuza. Twasanze hari bamwe bafite icyerekezo ariko babuze urubuga rwo kugira ngo bakigenderemo. Hari n'abandi bacyumva, hari n'abandi batabirimo. Ariko twasanze wa wundi ubyumva neza, iyo atakaza umwanya kugira ngo abanze ajye gusobanurira ba bandi, hanyuma ntiyihute. Ese twebwe nk'urubyiruko uruhare rwacu ni uruhe kugira ngo twe twabashije kumenya amateka, tukaba tuyagiye tuzi turi kujya u Rwanda twifuza? Ese niki twakora kugira ngo rubyiruko rugifite ingengabitekerezo ya jenoside, ni gute twahabwa urubuga kugira ngo tujye tubageraho, tubasange, tubafashe kugira ngo ingengabitekerezo ya jenoside icike mu bana b'u Rwanda, maze twubakire ku mateka yacu kandi twiyubaka? Murakoze. Bone uyu mukobwa tubyakirire rimwe, n'uriya musore w'inyuma hanyuma turakira uyu mukobwa. Uriya musore nyuma ufite mikrofone, n'uriya mukobwa uzamuye ikiganza. Muri hangana dusoze. Murakoze. Amazina ni Zimurinda Umuhoza Marie Francine, nkaba mpagararira urubyiruko Gatolika mu Rwanda. Ikibazo cyanjye, leta ni umubyeyi ku rubyiruko, baduhabwa ubukangurambaga, duha inyigisho zitandukanye zo kwirinda, batwigisha amateka, bakatubwira n'uburyo bwo kwirinda. Njyewe hanini ndabaza ku miryango, urubyiruko tuzagezeho, ariko abakomeretse n'ababyeyi bacu. Ese ko duhabwa inyigisho na leta, tugasubira mu miryango yacu tukagira inyigisho nabwo duhererwa mu miryango, haba hari uburyo cyangwa se haba hari ubukangurambaga ku buryo ababyeyi bacu nabo baganiriza ku burere baduha, cyangwa se
ku mateka batuganiriza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Mwakoze. Mwe musubiza ababimikoro inyuma ikibazo cy'urubuga wabajije ni ikibazo cyiza. Ubundi imbuga zo turazifite, ahubwo nk'ubu ngubu n'uru n'urubuga abantu bakoresha za Twitter, abantu bakoresha za WhatsApp, za Facebook, za Instagram, mureke ibintu byose tuganira nk'urubyiruko rwo mu Rwanda, dushyireho umwihariko w'amateka yacu. Icyo ushaka kuganiriza abo mu ngana byaranatangiye, ari abana basigaye baganira, tugakora ibiganiro kuri Twitter, tugahuriraho turi benshi tukaganira, tukagira ibiganiro. Izi mbuga zagaragaye nk'izo kunezeza urubyiruko, tujye twibuka ko dufite amateka akomeye, tuganireho n'amateka yacu n'imihigo yacu n'ahazaza hacu. Ariko nimugira n'igitekerezo cyisumbuyeho nk'urubyiruko, mwakizana muri minisiteri tukareba ikirenze icyo twakora. Hari amatorero aba, itorero ry'urungano, abana hirya no hino ku isi, tugahurira mu Rwanda. Nimubona n'ikisumbuyeho ni minisiteri yanyu, mukizane tukiganireho. Ariko icyatuma abanyarwanda tubumwe, tuba well connected, turi ahantu hamwe, tudatandukana, twomatanye nk'uko twomatanye n'u Rwanda, ntabwo tuzagisubiza inyuma. Icyo ubajije cy'ababyeyi bakomeretse, tukaba tuganira n'urubyiruko. Ubundi itorero ry'umudugudu, buri itorero ry'umudugudu mu bintu dushaka ko ritindaho cyane ni ukomora ibikomere by'abantu bakuru bari kuri uwo mudugudu kugira ngo babone uko barera bato. Ubu rero turaryubaka, muri shyigikire. Ariya masibo mwumva yagize umumaro munini cyane muri Covid, si cyo yari yararemewe, ntabwo twari tuzi ko Covid izaza. Yari amasibo abantu baganiriramo mu byiciro byabo by'imibereho yabo. Ariko n'ibiganiro nk'ibi ubundi tukwiye kujya tuva mu rugo tubwiye ababyeyi ngo tugiye mu kiganiro. Iyo umubyeyi yumvise uko turi kuvuga ko yababaye, urugendo yagenze, uko kuruzirikana, biramubwira bati hari abantu bazirikana ko twababaye, kandi bari kubwira abana bacu ko batagomba kubabara nk'uko twababaye. Ibi biganiro ntabwo bishobora gusiga ubusa no ku babyeyi, kandi mu by'ukuri turakomeza gushimira ababyeyi bacu imbaraga bagize, ubudahangarwa, ubudatsimburwa, uburyo bihagazeho, amateka mabi ntabahirane, n'urugero rubi rw'abisha abantu ntibarutware ngo nabo bajye kwihorera, abahunze bakemera kugaruka mu gihugu, bagera mu gihugu bakemera ni ibintu bikomeye cyane. Ariko tuzajya duhora dushima. Kubishima kwiza rero ni ukuba urugero rwiza, ni uko umubyeyi akubona akavuga ngo uyu mwana azavamo umugabo, azavamo umugore ubereye u Rwanda, ikivi ntushije azacyusa. Buriya nicyo kibomora n'ibikomere, bakavuga ngo uwashatse kwica u Rwanda wari uzi ko tumara. Ntabwo byakunze. No mu bana bacu hari kugenda hagaruka za mbuto, za mbaraga twari twatakaje. Urakoze. Reka uriya mukobwa niba yabonye mikrofone, hanyuma n'uriya musore. Ongera ijwi. Amazina yanjye ni Mizero Parfine, nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba Peace and Love Proclaimers. Ikibazo cyanjye ari twe urubyiruko tanyize ejo, mubona ari hehe tugenda nabi mu kwimakaza no gushimangira ko amateka yacu adasibangana? Ese mu gihe twiraye twahiturwa gutwe, twahwiturana gute? Murakoze. Uvuze neza cyane. Icyambere ntidukwiye kwirara. Erega mureke mbabwira ibintu umukuru w'u Rwanda yavuze ku rubyiruko. Inshuro nyinshi yatubwiye ko aho abandi bagenda buhoro, twebwe tugomba kwihuta, kwiruka. Ariko kandi ntitwirukankana ubusa. Tugomba kumenya u Rwanda, umubabaro w'u Rwanda, amateka y'u Rwanda, imihigo y'u Rwanda. 2050 igihugu kinkeneyeho iki? Nka cyihutana. Ntabwo dushobora kureba ku ruhande no kwirara no kujya kwidagadura ngo duhereyo. Ni twebwe tugira intekerezo ivuga ngo ubutasi bwinshi nkeranye. Twemerewe kujya kubyina, ariko ntabwo twemerewe kujya kurarayo. Twemerewe kujya kunywa ikirahure, ariko ntabwo twemerewe kujya kuryama mu mihanda yo muri Kafri ngo hafunguwe, nk'aho isi yarangiye. U Rwanda ruradukeneye. Urubyiruko rw'u Rwanda ni twebwe turi hagati y'inzozi z'abakurambere bacu n'ahazaza h'u Rwanda. Iyo rero inzira y'inzozi sibye, abazaza ntibamenya ko iyo nzira yari ihari. Mureke twitonde cyane ibyo dukora. Nujya kubyina, nujya gusenga, no gusenga, hari ujya gusenga agakabyo ugasanga ukwezi kose kwabaye ko gusenga, kandi ubwo ubundi mu kwezi, pasiteri mbabarire, mu kwezi niyo wasenga rimwe, ubundi ukajya usenga igihe gito, Imana irakumva. Ntabwo ikeneye kuyirambarara imbere umwaka wose. Igukeneye ko uri umuntu uri active, ukorera igihugu cyawe. No mu gukorera igihugu burya abemera Imana bavuga ngo ubuhimbaza.
iyo ukora imirimo cyane ukorera igihugu ubusenga. Tugira iyo myumvire yo kuvuga ngo iki gihugu cyatakaje amaboko. Uru rubyiruko rwaguye muri jenoside yakorewe abatutsi, urwafunzwe, uri hirya no hino ku isi, tugishakisha ngo rugire imitekerereze nk'iyacu, tujye turwumva nk'imbaraga, ntitukumva amazina gusa ngo twumve ngo umubare gusa. Ni imbaraga. Ubukungu bw'u Rwanda rwatakaye, noneho niturangiza tuve tuti tugwize imbaraga ahazaza h'u Rwanda tuhakorere. Rwose gukebura umunyarwanda biroroshye. Usanze umwana yasinze amazi atariko iwanyu niye, hari mateka ki? Ayo mateka arakunejeje ku buryo yavunjamo inzoga? Haguruka dukorere iki gihugu kiradukeneye. Ntabwo umubuza kunywa ikirahure, ko ntabwo turi leta y'idini, ariko ikirahure gihindutse ikibindi kigahinduka kunywa kugera mu gitondo, wahabona ko uwo muntu atari uw'i Rwanda, atanumva urugendo rw'u Rwanda. Urugendo rw'u Rwanda ntiruzamo imiteto, ntibizamo gusinda, ntibizamo kurengwa. Abandi barahunitse, twebwe turacyabiba. Yego, dusoze n'uriya musore. Murakoze. Amazina yanjye ni Muragwa Emmanuel, naturutse muri IPRS Kigali. Nagize ikibazo cya mbere kigira gutya, mwandika kino gitabo hari abana banze kuganiriza bitewe n'ibyo base bakoze. Ese kuba batekerejeho kandi igitabo cyari kigamije kwandika ku babyeyi babo baguha ubuhamya, mu gitabo cyawe hari ahantu wabagarutseho ubagira nk'inama? Noneho ikibazo cya kabiri nari mfite, nakigize mutuganiriza mu itorero mwajemo ejo bundi Inkumba, ngira amahirwe make kutabona umwanya ngo nyikubaze neza. Hari ibyo twakwita nk'ibyiciro abahutu, abatwa n'abatutsi bashyizeho, tuba tubizi nk'ubwoko, ariko uko nasobanukiwe batubwiye ko bajyaga bagraduatinga bitewe n'ubuhinzi, inka wenda ugize, niko twasobanukiwe. None ndashaka kubaza kino kibazo Minister, numva kiri mu nshingano zawe. Mubona ubumwe bw'abanyarwanda buzongera kubaho bya byiciro batakigraduatinga? Nk'uri umuhinzi noneho natunga inka nyinshi yitwe rya zina umututsi, wawe undi wari ufite inka nyinshi wenda akaba atakizifite, agahinga akagira umusaruro mwinshi, akitwa noneho umuhutu, ku buryo wenda niba narahoze ndi umututsi nshobora kuba umutwe bitewe n'ikintu niba mbumba, cyangwa se nkaba umuhutu bitewe n'uko na graduatinze mu buhinzi bwanjye. Mubona ubwo bunyarwanda buzongera kubaho wari umututsi bitabayeho ngo nk'umuhutu? Ndikeka ikibazo mwacyumvise. Ndakumva. Mubona iyo nzira izashoboka bitongeye kugraduatinga ngo bigende bigira change gutyo? Aho turi ni ikiganiro cyiza, ni ikibazo cyiza iyo tuza kuba tutari muri iki gihe kigoye. Ubundi iyo uwakoze jenoside ayikorera aborozi bitwa aborozi, akayikorera abahinzi bitwa abahinzi, yari kuba jenoside. Itsinda ry'abantu iyo uryishe ubukoze jenoside. Ubunyarwanda ngewe impamvu mbona ari bwo dukwiye pe. Ushatse waba umunyarwanda ugakora imirimo nk'iy'abatwa bakoraga, ushatse waba umunyarwanda ugakora imirimo nk'iy'abahutu bakoraga, waba umunyarwanda ugakora imirimo nk'iy'abatutsi bakoraga. Icyo gihe ntibigusaba kujya kuvuga ngo ubwo ngiye kubumba mbaye umutwe. Ariko ushatse bavuga uti ariko ngiye ubwo ndi gukora imirimo y'abatwa ubu ndi umutwe, ni urugero. Ntawe uzakubwira ngo kuki ubaye umutwe, kereka nuvuga ngo kubera ko mbaye umutwe ngiye kugirira nabi utari umutwe. Ubundi n'aya mateka tuganira mu by'ukuri ntabwo tuzagira jenoside mu mateka yacu yakorewe abatutsi ngo noneho tujye tuvuga ko abo bantu batagira abantu na bake babakomotseho, n'abo bahutu batagira abantu babakomotseho, ariko ko twemera ko ari ikinyoma cyo kubihindura ubwoko, kubigira etini, byakozwe mu buryo bwa politike. Ubundi nicyo kiganirwa iyo dusobanura. Ntabwo ariko byari kugenda. Ariko n'uwari kubakorera jenoside aba ashingiye ku cyiciro cy'imibereho kitari ubwoko, gishingiye ku muryango wabo cyangwa ku cyiciro cy'imibereho yabo, n'ubundi yari kuba ari jenoside. Rero uba identity twubaka y'ubunyarwanda niyo ijya hejuru y'ibyo bintu byose, ukazajya uvuga amateka yawe. Umwana akubaza ati se muri abo batutsi n'abahutu niki, wewe wari iki, cyangwa ababyeyi bawe bari iki? Ababyeyi banjye bari abahutu, ababyeyi banjye bari abatutsi. None se ubu ngubu twe turi abanyarwanda bakomoka kuri abo bantu, kubera ko numubwira ngo uri umututsi ntabwo uzabona irangamuntu byanditsemo, ntabwo uzabona inama y'abatutsi, ntabwo uzabona urusengero rw'abahutu, ntabwo uzabona ikintu muhuriyeho n'abo bantu uvuga ko muhuje amateka
cyihariye ngo noneho wa mwana abashe kubyumva. Ariko numubwira uti iki gihugu irangamuntu itaraza ngo yandikwe mu Hutu n'Ubututsi n'Ubutwa, twari abanyarwanda baba mu byiciro by'imibereho ihindagurika, biza kuremwamo imibereho idahindagurika biba ubwoko. Haza kuzana no kureba ikinini kiruta ibyo byose cyari cyarirengagijwe cy'ubunyarwanda. Ntekereza ko ubumwe bw'abanyarwanda buzashimangirwa no kunyumva ko ndi umunyarwanda nawe ukaba undi, kurusha imirimo dukora. Ko imirimo dukora yo irahinduka. Uyu munsi umwana arakubwira ati ngewe data ni umunyonzi, ejo twamwigisha neza agatwara indege, ahubwo ati ngende umupilote ariko data ni umunyonzi cyangwa yari umunyonzi. Ni nko kuvuga rero ngo tuzaya tugeraho tuvuga ngo ariko Bamporiki umwana wawe w'umunyarwanda uri mu ngabo z'u Rwanda ko yatubwiye ko mu bitabo wanditse hari ahantu wagaragaje ko uri umuhutu, uriya mwana wawe ni umuhutu. Uriya mwana avuga kuri Bamporiki utarigeze atunga irangamuntu iri mu buhutu, nayo natunze, natangire kuyo ubunyarwanda, data yarayitunze, sokuru yarayitunze. Ariko kubera politike, byose ni politike. Ibi bintu turi kuganira byo gufata abanyarwanda ukabita amazina ya naya naya ni politike. Ikitari politike cy'ukuri kw'imibereho ni ubunyarwanda, kuko ntawe tubusaba, nubwo n'ababusaba barabuhabwa, twebwe twarabuvukanye, turi abanyarwanda, ntubihindura. Ibindi biriya bya politike byari bishingiye kuri apparence physique, uko umuntu asa, uko umuntu areshya. Uyu munsi iyo turebye imibereho y'abana b'abanyarwanda, ukareba abana biga kuri Green Hills, ukareba abana biga kuri Ecole Belge, ukareba abana biga kuri Catholique Remera, ubareba bagenda bose, ubona ko ari abana bari mu gihugu gifite icyerekezo, basa neza, bambaye neza, bakundanye. Tubarere kuriya amateka tuzajya tuyasobanura nk'amateka. Nta muntu uzajya kuvuga ngo ngiye kukubaza ibintu byo mu mateka y'imyaka 100 kandi wowe utarabigizemo uruhare. Tuzayabika nk'amateka, tubane nk'abanyarwanda. Uzashaka kuva muri uwo murongo azabibazwa. Ariko twebwe bana b'abanyarwanda muri iyi minsi turimo twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, mureke tugomeze kubakira kuri uyu mwuka w'ubukotanyi, inkotanyi zikotanira kubaka u Rwanda, inkotanyi zifite umurage w'ubudaheranwa. Turerwe gikotanyi, dukure gikotanyi, tuzabyara inkotanyi, zirerwe gikotanyi, twese dukotanire imibereho myiza y'abanyarwanda. Ibindi biba amateka barorere ngira ngo murakoze cyane. Ariko mufate igitabo, ndagira mufate igitabo cyanyu honorable ku rupapuro rwa 294 mwibaruwa mwanditse musoza igitabo. Hari uwambajije, ndibutse gato, hari uwambajije ngo urwo rubyiruko nabuze ngo harabo nanditse, hari abana babiri nanditse, umwe afite ababyeyi babiri bafunze, ise na nyina barafunze, undi nyina yafashwe ku ngufu n'abajenosideri. Abajije nyina akamubwira ko bamufasha ari benshi, atazi neza uwo ari we umubyara. Ni inkuru zibabaje, ariko nabo ntanditse twaraganiriye, ahubwo icyo batanyemereye no gutangaza ibyo twaganiriye. Kandi iyo uri umwanditsi ntabwo utangaza ibintu ku ngufu, mu gihe abantu bagikomeretse ni ukubaherekeza kandi mwanabumva. Ntabwo batinya kuganira, hari n'abajya mu ruhame bakaganira. Ariko wenda icyo nabashakagaho cyo kwandika ibyo bitabo ubu bazabyiyandikira, kuko abantu bagenda bakira ibikomere. Reka ngane kuri iyo page. Basabye kujya kuri page 294 kugira ngo bikoresha igifaransa tura du point turindwi mu dusome nk'umwanditsi, hanyuma dusoze mukoresha yego ni turindwi. 294 akambere, iyo leta y'ubumwe yica bakoze jenoside bose, bamwe muri mwe ntimwari kuba muriho kuko mubavukaho. Iyo abarakoze jenoside banga kubana n'ababiciye, twari kubura icyo twirata mu bandi, kuko burya iyo tutarata ubumwe bwacu na ndi umunyarwanda, nuko hari abemeye ibikomeye nk'ibi. Impamvu abahutu batishe bemeye gukurikira leta y'abicanyi muri Zaire, nuko nta murongo w'imibereho abicanyi bari baragennye, bituma abantu baba banyamugiye iyo bigiye. Kuba rimwe itarishyuje umuryango w'abibumbye, nuko twatinze kumva iyo myitwariro y'uwo muryango watinyutse kurebera imbaga y'Abatutsi itsembwa. Duhera kukomorana ibikomere uko iminsi igenda ishira. Bana b'u Rwanda,
muzabikore. Banza hano naragumuye. Abantu twapfushije, umuryango w'abibumbye ntiwabona icyo ubishyura kuko ntiwabazura, ariko ibintu byangiritse ntibizaciraho. Impamvu abakijije u Rwanda batavutse mbere y'abicanyi, nanjye nzarinda njya mu nda y'isi nkiyibaza. Kuki abakijije u Rwanda batavutse mbere y'abicanyi? Iyo bavuga mbere y'abicanyi nta bari kwicana, ukurikije uyu munsi uko inkotanyi ziri mu ngamba. Kuba barokotse batarihoreye nibyo bibagira abarokotse koko. Iyo bihorera baba bitwa bicanyi. Akanyuma u Rwanda rwibarutse intwari ni narwo rwibarutse ibigwari. Gusa icyiza nuko mwebwe abariho none mugiye kuba intwari mwese, ubundi bijyanye n'ubugwari mukazajya mubyumva mu mateka. Murakoze nyakubahwa ministre. Reka yaciye n'umugani, imigani igera kuri 3. Reka nsoma umwe. Yaravuze ngo gupfa si icyaha, icyaha ni ukwica. Arongera ati inzira ndende ntibura ndarushye, ntuzabe muri bandarushye. Nimunyemerere tubashimire, dushimire umwanditsi igitabo twaganiriyeho n'Imitingi Jenosideri, dushimire n'urubyiruko twari kumwe muri iki kiganiro, dushimire ariko by'umwihariko honorable Bamporiki Edourd wanditse iki gitabo. Ni igitabo kiboneka, wagura ukisomera, ariko gusoma ugamije no gusesengura no kumenya ibigikubiyemo. Ngayo nguko yavuze ikintu gikomeye mu bisubizo yatanze. Aravuga ngo komorana ibikomere byo nta muterankunga wabyo, ibyo twabyikorera kandi twabishobora. Turabashimiye.